watsinze nicyo gisobanuro cya football umuntu ugomba kumuhinda byo ni part y'umukino niko niri akarita y'umutuku y'umutoza Hans Flick niyo mpamvu bavuga ngo kugira ngo igitego kiboneke abahabonetse ikosa byose rero biri muri part yabyo kwisigira rero muri uyu mukino iyo Real Madrid itagurisha Cristiano Ronaldo tuvuga yuko Barcelona ariko yaragatoye cyo ni excuse zitari zinyamupira nagari kinyamupira equipe wayipanze igatsindwa iba yatsinzwe keretse igihe cyonyine wabona excuse ni igihe wibwe abantu bajya bareka wasifuriwe nabi wibwe uba ufite excuse kuvuga ngo nasifuriwe n'abo bantu bose babiri hari uburenganzira bwanjye nambu hari uburenganzira bwanjye nambu nawe wakinnye nta kwibwa nta kintu wabujijwe ugatsindwa nyine watsinzwe nuko bigenda abantu bajya bareka twiganire mu rugo rw'imikino nyine uko match yagenze nubwo dutegereza itaha nta utega undi iminsi ayo makipe n'ubundi azakomeza guhura Mbappe ikipe ya Real Madrid yabonye penalty ku minota 52 si ikosa ryari rikorewe Vini mu rugo rw'amahina hanyuma rero Mbappe ayiteye umuzamu Sizesni amubera ibamba ayikuramo rwose n'ukuguru n'umukino kandi iyo oya ziratandukanye iya mbere niri ahubwo bavuze batanze bakavuga ko bakoreye ikosa Vini bakaza kuyanga kuri VAR kandi koko ntago yari penalty kuko Vini yakubise ibyatsi sibyo yarandiye ibyatsi none indi ya kabiri ahubwo no umupira bateye Eric Garcia awukuzamo akaboko batanga penalty Mbappe arayihosha nibyo iyo niyo ya Mbappe hanyuma kandi mu bindi byaranze uyu mukino ugana ku musozo mu minota 10 y'inyongera Pedri yahawe ikarita kabiri y'umuhondo kuyambere ku minota 42 ariko kandi Runin ahita ahabwa ikarita direct y'umutuku ibi ni bimwe mu bintu byaranze uyu mukino yego Andre Runin yari umuzamu w'ikipe ya Real Madrid wari kuri bench ikintu cyatumye ahabwa ikarita y'umutuku niwe bagiye gushotora bench ikipe ya FC Barcelona yagiye arahaguruka aravuga ati mwicare muceceke mutuze bamaze izo nshingano nizawe bamuha ikarita y'umutuku noneho hatangira rero ikintu bita umwiryane mu kibuga byaturutse ku muntu bita Daniel Carvajal ariko reka mbere ko twijya mu kibuga tubanza duheraho byahereye vuga ngo lamine YAMAL barimo barategura match ya Clasico yagiye ku mbuga nkoranyambaga ze yandika Real Madrid n'abakinnyi baya bashotora ko ari abantu biba barangiza bakiriza yakoresheje amagambo ya steal and complain barabibika ngo ari abafana ari abakinnyi ari abatoza abantu bose muri Real Madrid kuko ejo umutoza wungirije wari wanahawe n'inshingano zo gutoza ikipe ya FC Barcelona yanabigarutse yavuga ati ntago yagize umukino mwiza atariko na public n'ubundi iri mu byamugoye kubera ko public yibukaga ayo magambo rero abakinnyi ba Real Madrid baragiye bayafata personal bumva birababaje cyane umuntu wa mbere rero wagiye gutera amagambo Lamine YAMAL match kirangira ni umuntu bita Daniel Carvajal yagiye amwereka intoki amubwira ati uravuga cyane ajya ugabanya umunwa uwo bita Lamine YAMAL mu gihe yasubizanyaga na Carvajal amubwira ati ngwino tugende tujye kubiganira muri dressing room uwo bita Vinicius yari yavuye kuri bench nawe ahitaza kwataka arabikunda cyane aza kwataka Lamine YAMAL aramubwira ati you speak too much talk now turavuga cyane noneho vuga nyuma y'umukino gira icyo uvuga kuri uyu mukino wo bita Lamine YAMAL aramubwira ati let's go inside let's go now amucini amarenga amubwira ati ngwino tugende sigaye kararana n'umushore wako waza ukabwira iki ati ngwino tugende tujye muri dressing room tubivuganireho mbwa ati ngwino tubirangirize muri dressing room wo bita Thibaut Courtois aba yinjiye mu ntambara aza kugasunika Lamine YAMAL Rafinha aba aritambitse nawe yari yambaye yari ari kuri bench bisanzwe nawe aza muri iyo ntambara Kamavinga ariko na Frenkie de Jong nibo basa nkaho bayihosheje babasha gutandukanya nyine impande n'Alonso calm down guys batsinze byarangiye so ikintu cyitwa rero uko gushotorana no gushwana byaturutse cyane cyane kuri Lamine YAMAL wagiye atangaza amagambo yo kumena ikipe ya Real Madrid mu masegonda 2 ntabwo mpamya yuko Real Madrid yagize comportement nziza kuri Lamine YAMAL nakunze maturité ya Tchouaméni ariko igomba no kumuranga nyine Tchouaméni n'umwana warezwe neza wize umupira ariko afite na famille nyine y'abanoble mu Faransa mama wari ari mu ba inspectrice b'uburezi b'amashuri muri France papa we akaba nawe ari umugabo uri mu buyobozi bwa province bari batuyemo ni umwana ubona ko afite akantu ka sagesse kameme kurusha bamwe mu bakinnyi ba Madrid nka ba Vini we yavuze ati kuba yaravuze ngo tumeze ngo nk'abantu
urabona nk'umuntu wapfushije ati kwa kuntu umuntu aba arira ku kiriyo yagize ibibazo ati tumeze nk'uwo muntu w'umunyabibazo wapfushije ufite agahinda k'umuntu we yabuze atari kwa the same time tukamera nk'abajura niko yabizi ngo ni munazi and robbers ni abajura Real Madrid ni ibisambo by'ingufu atari ko kandi bakanitatsa nk'abantu bapfushije yabivuze mu kiganiro Pique yazanye nyine ajya akora mu by'ukuri we yavuze ati njye nka Tchouaméni uko myumva ati biriya bintu ahubwo biradufasha nk'abakinnyi ati kandi natwe twese tubyibuke tukiri abana mace nk'izi hari igihe wazivugaga amagambo ati nta kibazo kirimo rero ngewe mbona ntacyo bidutwaye mu by'ukuri ku kuba yavuga ibi bintu abababajwe nabyo rero nka Frank yavuze ati navuga ko niyo yaba yaravuze amagambo atari meza ati abakinnyi ba Real habayemo kwegizajera surtout umuntu abantu bose bakondanye batangije intambara ni Carvajal havuze ati Carvajal uri umukinnyi mukuru uyu mwana muhera muri national ya Spain at least warindira match karangira yagera mu rugo yamaze gukuringa ukamuhamagara ukamwatira rero peti reka nkubwire niba ushaka umukinnyi mwiza nkugira inama nka Grand Frère muri Espagne ntukazajya ukora comments nka ziriya zisuzugura brand cyangwa se equipe nka Real Madrid bikagenderaho navuga yuko Real cyayiteye iriya frustration ahubwo rigoga si amagambo y'umwana ko baranamaje n'ubushize ati Bernabeu bazaba batwikira igisenge ati ni stade ikomeye ati stade ikomeye ubushize ndiyo twabateye bine uriya ibintu yavuze icyabateye frustration nuko babakubise kanese zishize Real Madrid ntabwo yaritsinze match y'umupira w'amaguru yumvaga itsinze n'agasuzuguro yumvaga niyo bajya no mu ngumi yumvaga ishaka ibintu birenze umupira yari ifitemo ibintu by'imijinya yari ifitemo ibintu by'imijinya ifitemo ibintu by'uburakari bwinshi ibyo ntabwo ari byiza rero Vinicius akigera muri dressing room akabona telefone ye yahise afata ifoto Pedro igihe yamukururaga umupira yenda kuwuca arongera arawupositinga mwagiye mubona offside menshi cyane kuri Real Madrid gatsinda ibitego bakabyanga kariya kantu Barca yazanye kitwa offside trap kariya kantu k'umutego kurariza rimwe na rimwe kanayikorera ubundi kazayigora ubundi umwaka ushize bari afite umukinnyi mukuru uyobora iyo defense witwa Inigo Martinez baramugurishije muri Saudi Arabia kubera ibibazo by'amafaranga muri iki gihe Araujo akaba ari mukuru byibura ntago ari muri forme harimo defense y'abajene bakiri bato twese tuzi Eric Garcia yakiri muri Man City yari umukinnyi w'umubencheri ntabwo ari wa mwana wavuga ngo ufite experience ahatari ku myaka 24 ku Barcelona cyari muto cyane rwose n'umwana w'imyaka 18 ubyumvise ntabwo bari bagera experience yo kuba ari beza cyane mu guhangana n'abakinnyi babiri Real yabaga yasize Pes ya Vini ndetse na Kylian Mbappe wari uri kubasha noneho gutrackinga cyangwa se kubarana n'aba bahungu uburyo agomba kuza kubacika niba babonye igitego yatsinze n'umupira Jude yamuhaye Jude umupira wahawe na Kamavinga Jude arahindukira kwa kundi baba bahagaze abadefenseri hagati yabo harimo umwanya Garcia na Kubarsi wa mwanya uri hagati y'abadefenseri niyo Mbappe yaciyemo yiruka umupira uraza uhita umusanga ahita agenda arafinishinga ngo icyabaga kigoye nuko Mbappe ataba ari muri offside bamupasa umupira gusa naho ubundi inshuro zose ashobora kubona atari muri offside n'ubundi ari kubatsinda ibindi bitego urebe n'ikindi gitego Real yatsinze Barca n'ubundi yagize ikibazo cy'abakinnyi bayo kuko Sama Costo Real nanone yatatse irazamuka bageraho Eder Militao yisanze mu kibuga cya Barcelona mu ruga rw'amahina bahindura umupira awukubita umutwe awugarura mu izamu usanga Jude ahagaze wenyine asunikira mu izamu ariko wabanza ukibaza iyo action yo gutera baro deuxième poto Eder Militao ikagaruka imusanga agahita yisunikira mu izamu yagaragazaga nanone uburyo kutagira Araujo na Inigo Martinez bari beza mu kirere bamacinga igihagaro cy'abakinnyi ba Real Madrid nacyo cyabaye threat ikomeye cyane kuri Barcelona cyangwa cyayigoye cyane so mu magambo magufi rero Real Madrid yabaye nziza kurusha Barcelona imibare twayibonye mu buryo bw'ibitego mu buryo bw'amashanse bakreye ariko tactically tubyamverupye mu magambo magufi kugira ngo umuntu agire icyo atahana cyitwa take home Barcelona fata iyi nteruro ari utahana Barcelona ibishaka gukina ikakurusha umupira icyo bita possession ariko ifite ikibazo cy'icyo twita mu mupira balance cyangwa se nukuvuga ngo ubwirinzi cyangwa se rest defense yabo abakinnyi basigara inyuma bavuga ngo ese ko dushoye barindwi kwataka abo baduhindukirana abatatu bacu b'inyuma
aribo Garcia Kubarisi na Kunde babasha guhangana n'aba Real Madrid. Mu yandi magambo ubwiza bwa atake ya Real mu gihe ibonye umupira bwari bwiza cyane kurusha defense ya Barcelona, kuko Barca ikibazo cya defense kimaze igihe. Ariko nanone ubwiza bwa atake ya Barca mu gihe cyashize na mediane ya Barca twagiye tubona mu gihe cyashize, Real yaburindishije kubategerereza mu kibuga cya Real Madrid, igakora amabloke abiri, bane hagati bane inyuma, bigatuma abakinnyi ba Barca batabasha kubona aho bamenera. Mu yandi magambo icyatsindishaga Real muri sezo zashize yashakaga gufungura ngo ikine yatakane na Barca, bya bindi ngo bya omboka reka dufungure mugende natwe tugende, mufungure natwe dufungure, bakarushwa kuko Barca ni nziza cyane mu kijyanye n'uburyo nyine yiharira umupira. Ariko iki gihe bari bemeye icyaha, baravuga ngo ntitwashobora Barca gukina nayo umupira, n'ubundi yagize 68. Reka twe tujye twitegereza, hanyuma ducungane n'abakinnyi bacu imbere beza Mbappe ndetse na Vini, twajugunyira imipira na Jude Bellingham. Abantu bajya bibaza impamvu rimwe na rimwe umutoza aza agahindura ibintu kandi abakinnyi batahindutse. Buri mutoza agira filozofi ze kandi kuzubakiraho bijya bitanga umusaruro. Uyu mutoza Alonso amaze iminsi iyi exercise arimo arayikora, ntabwo yayapuritse kuri match ya FC Barcelona gusa. Ngira ngo abantu babonye match ya Real Madrid itsinda Getafe cyari kimwe ku busa, byari bigoye, cyari igitego kimwe ku busa. Chouameni nyuma y'iyo match interview bamuhaye, urumva amacano yo mu Faransa akunda kubaza abafaransa iyo bagize imana bakamubona. Chouameni barambaje bati tubwira uruhare rwa Arda Güler muri iki kibuga. Bari batsinze Getafe igitego kimwe ku busa, ubona byagoranye. Aravuga ngo ni umukinnyi mwiza uri flexible iyo afite umupira, ariko iyo nta mupira afite ni umukinnyi udufasha mu buryo buri defensive. Ni Arda Güler abantu bazabona ari umukinnyi nyine kubagana ashaka ibitego, ariko mu gihe cy'ubwugarizi ni umwe mu badufasha cyane, kubera ko agira work rate iri hejuru n'uburyo bwo kwihuta no kwambura umupira. Igitego Mbappe yatsinze cya offside, niwe wambaye baro ahita yijugunya kwa Mbappe ako kanya. Ikindi banakoze iyi exercise nanone bayikoze kuri match ya Juve ejo bundi y'igitego kimwe ku busa, nabwo the same last night. Sorry gato, ntabwo ari we watanze assist. Oya ndiko igitego Mbappe yaratsinze cya offside, yari yambaye baro ahita yitanga muri yambuye. Tumwa ngo Arda Güler ubwo buryo nibyo twavugaga nyine mu buryo bw'imipangire ya 4-1-4 byavugaga ko n'ubundi mu bantu bane bari imbere, abo bane bo hagati harimo babiri bafite inshingano ziri defensive, kongeraho n'abandi babiri bari buze kugira inshingano ziri offensive. Aribyo nyine no kuvuga ngo buri gihe nta na rimwe ikipe ya Barcelona yaje kwisanga iri libre bwa bundi buryo bwo gukora amatekons uko biboneye mu buryo bworoshye cyane. Ngira ngo ikindi ubwo twajyaho ni icyo gihe nendaga kukubaza, hari ibyo mu kanya Rugaju yavugaga ndakanota nyine kugira ngo ntamuca mu ijambo. Umutoza w'ikipe ya FC Barcelona Hans yarabizi ko afite abakinnyi babura, barimo Rafinha, barimo Robert Lewandowski. Ubundi urebye muri la defense hari n'imipira caracaye cyane imbere y'izamu ry'ikipe ya Real Madrid, kuryo hareba ukavuga uti wenda yaza kuhaba hari ikindi twakabaye tuvuga na Dani Olmo. Yego, ariko agahitamo gukomeza gukina ya Highland Defense. Byo ntibyaba ari muri bimwe kwizirika kuri ubwo buryo bw'umutoza Hans Flick byatumye bamumenasa, kuko n'undi yagumye kuri ya systeme ya 4-3-3 yagumye kuri systeme ye. Ngira ngo ikintu cya mbere rigoga mbere yuko Barcelona ikiniye match urabizi ko Hans Flick yabonye ikarita y'umutuku. Yego, ndetse Barcelona yanandikiye La Liga yisaba ko iyo karita yavaho. Biza kurangira n'ubundi La Liga ibahakaniye. Urabizi ko Hans Flick ntabwo yatoje, wamubonaga mu birahuri, yari ari mu birahuri hejuru, hatoje umutoza wungirije. Noneho nuvuga ngo ikijyanye n'uburyo Barcelona isanzwe ikina ntibigeze bashaka kugihindura, bakomeje gustikinga batekereza ko n'ubundi ikipe ya Real Madrid bari buze kuyiprofita muri bwa buryo bwo kugira abakinnyi batajya baza kuyifasha, cyane cyane ba Vini na Mbappe. Ni beza mu buryo bwo gusatira, ariko ntabwo ari beza mu buryo guhuza gufasha cyane cyane mu gikipe irimo iratako. Bakomeje gutekereza basikinga kuri ubwo buryo. Wibaze ko Barcelona kubera ibibazo by'abakinnyi ifite bagize ibibazo by'imvune. Fermin Lopez uyu munsi niwe mukinnyi niwe ngenderwa mu mikino ibiri afite ibitego 4. Uwo bita Marcus Rashford basigaye bajya gutangaza abakinnyi bagomba kuba bahagarariye Barcelona. Rashford akaza imbere kubera ko niwe ufite imibare myiza sofa muri iyi minsi. So n'ubwango rero bafite ikibazo cya effective
ariko nanone gusitikinga ku mitekerereze y'umutoza urabizi abadage ntibajya bapfa guhindura yakomezaga gutekereza ko n'ubundi abakinnyi ndi buze gushyiramo baraza kugira ibyo bahindura kuko yakoze n'amaramparasoma menshi ariko atigeze atanga umusaruro rwa Barca ni imwe mu nabonye n'abantu bakomeje ko tubaza kuri YouTube kimwe mu bibazo bikomeye Barcelona ifite ntabwo ifite effective izi mvune zaje ari ikibazo gikomeye urumva kubura Olmo kubura Lewandowski ndetse na Rafinha rwose ntawabura kuvuga ko iyo babagira wenda babiri bashoboraga kubanza mu kibuga hanyuma muri aba babanjemo donc yari kubifite nk'abakinnyi batatu beza kuri bench wanabibona no mu buryo basimbuje kimwe mu buryo Real nyine yagigiramo umugisha Real Madrid byibura ashoboye gukora remplacement zirimo umusore nka Brahim Diaz Carvajal Rodrigo Garcia ndetse na Dani Ceballos Real byibura yazanye abakinnyi batanu ubona ko bari ku rwego ruzima ariko nka Barcelona kuzana Araujo muri defense kuzana Casado kuzana Gerard Martin ntabwo ari ukuvuga ngo ni abakinnyi wenda babi cyane ariko si zo remplacement yakifuje yagira Lewandowski na Rafinha na Dani Olmo urumva nka Rafinha yagomba kubanzamo Rashford akaba ari bench urumva ufite igisubizo cya Rashford kuri bench ni umukinnyi mwiza iyo aza kuba afite Lewandowski Ferran Torres yari kubanza kuri bench Ferran Torres aje asimbuye at least yaba inyongera nziza iyo aza kuba afite tuvuge wenda Dani Olmo igihe wenda byarakunanira Firmino Lopez yari kuzana na Dani Olmo ibyo nabyo byagira uruhare ariko igikomeye cyane Real Madrid cyayigize nziza ko sinshaka kuyobya nk'ibyafana ba Barca bamwe bashaka ngo dufate indabyo za Alonso no gutsinda kwa Real ngo tubikubire mu mvune za Barca ntabwo ari byo kuko na Real ushaka kukubwira ati natwe rega twahengetse Valverde hati tumaze igihe Trent na Carvajal bombi batameze neza so ibyo ntabwo ari urwitwazo umupira uko uteye ni kumwe umupira uko wanarizwa plan du jeu umutoza kuko ngo umutoza wa Barca ngo yari yahanwe ngo atari ngo kuri bande touche ngo ari hejuru ngo byagize urare runini cyane so niba atarashoboye no gukontorora umujinya yari afite muri match ishize wakwibaza icyawumuteye kugera ubwo abona iyo karita iyo frustration yagize kugeza abonye igitego mu masegonda yanyu ni ikibazo cyo kuba adafite ikipe imeze neza muri iki gihe kuba ikipe itameze neza wavuga ngo biraterwa n'iki si izo mvune gusa nuko Barca itari ifite n'amafaranga yo gushora ku isoko impamvu itari yafite nuko Barcelona yagize ibibazo byo kujera umutungo nabi mu myaka yashize kugeza ubwo isigaye ijya kugura bakayibwira ngo amafaranga wemerewe yashize nka kwa kundi momo yawe usanga nta gisigaye ibyo rero ntiwakwigera uvuga ngo ibyo ni ibibazo bireba Real ibibazo byose Barca yahuye nabyo byatumye itaza na squad ikomeye ku kibuga ni ibyayo ntabwo ibyo Real igomba kubijyamo Real irishimira ko yitsinze impointre ibyo birahagije Rugaju ndashaka ko uyu munota tuganiraho ku muntu witwa Vinicius imyitwarire mu gusimburwa byatangiye kuvuga ngo imyitwarire amaranye iminsi uburyo ari filistre beta ko bamurekura akagenda ngira ngo bakaba bari kwihuta cyane kumurekura ariko ikigaragara cyo nuko muri Real Madrid bari babizi ko iki kibazo bazahura nacyo kubera ko Vinicius yari inyenyeri y'ikipe ya Real Madrid yabanje kubanza kwemera kugira ngo babanze kwimika umwami Kylian Mbappe ako kantu ntago kabuzemo ariko baza kugaragaza nkaho chemistry n'umundi imeze neza cyane uwo bita Rodrigo urabizi ko ariwe babanje gutekereza kuba wagurisha ndetse Rodrigo akomeza gustikinga kugwa mu ikipe ya Real Madrid ariko we yamaze kuba umubencher yaranabyakiriye biragaragara rero ko muri Real Madrid harimo ikibazo cy'abakinnyi beza batabona umwanya wo gukina ku buryo nyine bituma umutoza ahora atekereza uburyo yabashakira nabo iminota Vinicius wakinaga 90 akumva adakwiriye gusimburwa muri mu magambo magufi Vini comportement yo gusimburwa karakara cyane akabanza kujya vestiaire akaza kugaruka ni ikimenyetso cy'uko yagize ishyaka ryinshi ariko asobanura nabi icyemezo atishimiye kwiramanta kuri iyi imbere y'umutoza ntabwo ari ikintu cyiza cyo nabagishima